Ndagusuhuje nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Iyi ni Achille Songa Lab, ngikurikiye nitwa Achille Songa. Nkaba nkugezaho inama zagufasha mu buzima busanzwe, ibintu bitandukanye bishobora gufasha kongera ubuzima bwawe agaciro, ukaba wagera ku bintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi ngiye kukubwira ku kintu cyo kwiga. Twiga mu buryo butandukanye, buri muntu wese afite uburyo yiga. Ngiye kukubwira niba bikugora kwiga, niba ugorwa no gusoma, niba usoma ibintu bikanga kujya mu mutwe. Ngiye kukubwira ibintu ushobora gukora bikagufasha kwiga neza kandi ukabasha kugira ibisubizo byiza, ukabasha kugera aho ugera. Ikintu cya mbere, mu gihe uri kwiga, niba kwiga bikugora, jya usoma uri kuvuga. Usoma uri kuvuga. Niba uri gusoma umwandiko, usoma uri kuvuga niba uri wenyine. Ujya ahantu usome uvuga, uko ubivuga bigenda bikujyamo nyine, kuko amagambo tuvuga kenshi turayibuka kubera ko tuba twayavuze. Ariko uzabone iyo utekereje ikintu gusa, iyo uri kugitekereza kigeraho kikagenda nyine, ariko iyo wakivuze hari n'ahantu ugera ukavuga uti uko nabivuze gutya. Jya ugerageza usome uri kuvuga. Icyo ni ikintu cya mbere kizagufasha kwibuka ibintu mu gihe wabyibagiwe, cyangwa se mu gihe uri kwiga kugira ngo ibintu bifate vuba. Ikintu cya kabiri, uretse gusoma uvuga, jya wandikisheje intoki. Ntabwo ari ngombwa kwandikisha mashini buri gihe, jya wandikisha intoki. Uko wandikisha intoki biragufasha kwibuka cyane kurusha uko wandikisha mashini, kuko kwandika mashini ukandika inyuguti ntabwo yandika. Sinzi niba ubyumva neza. Iyo wandikisha mashini urakanda, ntabwo wandika. Jya ugerageza wandikisha intoki. Uko wandikisha intoki ibintu bigenda bisigara mu mutwe kurusha uko bisigaramo iyo wandikishije mashini. Iyo wandikishije intoki umara umwanya ku nyuguti, bigatuma usoma ijambo inshuro nyinshi cyangwa se cyane. Jya ubasha kwandika ukoresheje intoki, ntugakoreshe imashini niba ushaka kuko ibintu bigusigara mu mutwe koko. Mu gihe uri kwiga, jya wandikisha ikaramu, wandikisha kereyo cyangwa se ubundi buryo bwose ufite bwo kwandika. Ikindi kintu cya gatatu gishobora kugufasha kwiga ukabasha kumenya ibintu byinshi, ukabasha kubifata mu mutwe, ni uko utiga igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo niba hari ikintu ushaka kwiga, yenda ufite ikizamini nko kuwa gatanu, uyu munsi ari kuwa mbere, ntufate ngo ijoro ryose ryo kuwa mbere urare wiga, umunsi wose wirwe wiga, urare wiga. Jya uvuga uti yenda niba ari imibare tuzakora, uyu munsi ndiga agace kamwe, ejo saa sita nziga akandi gace, ejo saa sita nziga akandi gace. Ibihe byawe byo kwiga ugende ubigabanyamo uduce. Ntugafate igihe kinini ngo umare amasaha 10 wiga, 20 wiga, 30 wiga. Ugenda ufata ibihe byawe ubicemo uduce. Uretse kugufasha kubona uburyo bwiza bwo kwiga, bizanagufasha kutavanga ibintu nyine, kutirushya umutwe, kuko akenshi iyo urushye usanga umutwe wawe uri no kuwunaniriza ubusa, nta kintu gikomeye kiri kujyamo nyuma yaho. Ubwo ni uburyo bwa gatatu bwo kugufasha kwiga neza. Jya ubasha kugabanya ibihe uriga, ubigabanyemo uduce. Ikintu cya kane, jya ubasha kwiha ama-challenge. Kwiha challenge aretse kuvuga ni ukwiha utubazo two gukora. Ukiha ibibazo ukabisubiza, uri wenyine, ugakora ku buryo ibintu wize ubimenya neza nyine. Ubwo buryo bwo kubimenya neza ko wabimenye ni ukwiha ibibazo. Wiha ibibazo uvuga uti ibibazo ngiye kubikosora. Nubikosora neza wiha amanota, nunabyica nabwo uyima amanota. Ntibibere wihaye amanota mu gihe wabikoze, ibyo ni sawa. Mu gihe wihaye amanota wabikoze, ubwo uri kwiyica nyine. Iyo wihaye test ugomba gukosora nyine nk'umwarimu ukuntu akosora nyine. Jya wiha ibibazo ubikosore, uzajya umenya neza ko amasomo yamenye cyangwa se utayamenye. Ubundi buryo nakubwiramo bwo kwigamo bwa kane, ni ukwiga ibintu by'ingenzi mbere, ukabanza ukabisobanukirwa. Hari igihe umuntu afata igitabo agiye gusoma agahita ahera ku bintu bikomeye, ariko n'ibibanza atabyumvise. Uburyo bwa kane nakubwira bwo kwiga neza, ni ukwiga uhereye kuri bya bindi by'ingenzi byoroheje, akaba ari byo ubanza gusobanukirwa. Noneho iyo umaze kubisobanukirwa, kwiga n'ibindi bisigaye biroroha, kubera ko ibyo byabanje ubyumva, kandi ibintu bikurikiyeho biba bishingiye ku byabanje. Iyo wumva ibyabanje, ibikurikiyeho birakorohera. Ubasha guhera ku byabanje, ubanza ubyumve neza, kandi nanone wike bya nyine nakubwiye mbere, ntufate umwanya munini wo kubyiga. Niba utabyumva, banza ufate akanya gato, ubanza utuze, ugaruke wongere nyuma ubyiga. Ko iyo utumva ikintu ugakomeza uhatiriza, umutwe urananirwa kurushaho, ugasanga nta n'ikintu kiri kwinjiramo, kandi hari ikindi cya kabiri kiri kwinjiramo. Ubanza uhere kuri bya bindi by'ingenzi byoroheje, ubanza ubyumve, numara kubyumva wongereho n'ibindi bisigaye, ariko ibibanza wabyumvise. Ndizera kubyumva neza. Ufate akanya gato uba uvuyemo, wongere ugarukemo nyuma.
jya uhindura uburyo wiga nyine. Niba uri kwiga utwo tuntu dukeya, ubanza udufate neza, ukomeze wiga na bya bindi bikurikiyeho, ariko wabanje kumva ibibanza. Uburyo bwa gatandatu bukurikiyeho ni ugukora siporo. Gukora siporo ntabwo abantu benshi babiha agaciro, ntabwo abantu benshi babyitaho. Baravuga bati ese none ko njye ntakeneye siporo. Abakeneye siporo ni abandi barya amafiriti, abandi bameze gute, abandi bakeneye siporo nyine ngo batazarwaza diyabete. Gusa buri muntu wese akeneye siporo. Siporo iyo wayikoze ikuruhura mu mutwe, ikongera ubushobozi bwo gufata bwawe nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje. Iyo ukora siporo ufata cyane kurusha wa muntu udakora siporo. So icyo nakubwira, gerageza ufate akanya gato, nubwo wize ufate akanya gato ukore siporo, niyo y'iminota mikeya, niyo y'amasegonda, ufate akanya kawe ukore siporo. Siporo yoroheje, ishobora kuba siporo yoroheje, ishobora kuba siporo ikomeye. Ufata akanya ukore siporo. Ubundi buryo bwa karindwi ni ukubona akanya gahagije ko gusinzira. Ntabwo gusinzira ngo uryamire ari byiza, ariko nanone kwiga udasinzira, kwiga udafata akanya ko kuruhuka nabyo ntabwo ari byiza. Jya wiga ufata akanya uruhuke, ufata akanya uryame. Batugira inama yo kuryama amasaha 7, yego ni menshi, ushobora kuyagera 6, ushobora kuyagera 5 bitewe n'icyo ukeneye gukora, ariko buri munsi uryama amasaha 4 uri kwiga ibintu byinshi hari igihe ugeraho ntihagire ikintu na kimwe cyongera kujya mu mutwe. Ukeneye kugabanya aya masaha waryamaga, nturyame 8, nturyame 9, nturyame 10, ariko ukajya igihe wananiwe ukaryama nyine, ukabanza ukaruhuka nyine. Amasaha 7 aba ahagije, ukaryama ukaruhuka. Ntabwo kwiga utaruhuka ari sawa. Bityo nakugira inama yo kuzajya ubanza ukiga ukaruhuka, ugasubira kwiga nyine, ugakoresha na bya bindi byose nakubwiye mbere, byose ukabikoresha. Kwiga ariko ukanaruhuka, ukaryama. Ibyo byongera uburyo bwawe bwo gufata bifatanyije na siporo. Uko uryama ukaruhuka, uko ukora siporo, byongera ubushobozi bwawe bwo gufata mu mutwe. Ubundi buryo bwo kwiga bushobora kukugirira akamaro cyane ni ukwiga wigisha mugenzi wawe. Iyo wiga wigisha mugenzi wawe yigiramo byinshi cyane ariko kurushaho. Ni ukuvuga ngo buriya mwarimu aba azi ibintu byinshi cyane kubera ko yigishije abantu benshi. Uko ugenda unyura imbere y'abantu wigisha, ibyo wari uzi bigenda bikujyamo cyane kurusha wa muntu uri kwigisha. Mujye mwumva bavuga ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa, ariko kwigisha bituma umenya kurusha uko wakwigishwa. Jya uharanira kwigisha, jya ufasha bagenzi bawe ubigisha, ariko nawe uba uri kwigiramo ibindi byinshi. Uba uri gufata ibintu wari uzi ubyiga cyane kurushaho. Jya ubasha kwigisha abandi kuko nawe uba uri kwigiramo. Ikindi kintu nakubwira gishobora kugufasha kwiga neza ni ukwiga ushingiye ku bintu uzi. Hari igihe ubona ikintu gishya ariko kubasha kucyumva bikakugora. Uburyo bwo kucyumva rero ni ukugihuza na bya bindi usanzwe uzi, kugihuza n'ibintu usanzwe mu buzima busanzwe. Ubwo ni uburyo bwagufasha kwiga neza nyine, ubihuza n'ibintu wari usanzwe uzi, ukabasha kubireretinga mu cyongereza relate, ukabihuza, ukabasha guhuza ibintu nyine, ukabasha kubyumva neza. Niba wize topic runaka mu mibare, uyihuze n'ubuzima busanzwe. Niba wize topic runaka muri science runaka, tekinike runaka, uyihuze n'ibintu wari usanzwe uzi. Uvuga uti iki kintu cyamfasha gute mu buzima busanzwe. Nugerageza kubyumva uzabasha kumva uko gikora, ubashe kumva uko wagikoresha, ubashe kumva n'akamaro byakugirira. Ko akenshi twicwa no kutamenya akamaro ibyo twiga bidufitiye. Iyo utazi akamaro wakora mu byo uri kwiga, iyo utazi ibyo wiga byagufasha, no kubyumva birakugora. Banza wumve aho bihuriye n'ubuzima bwawe, abanze wumve icyo byagufasha mu buzima busanzwe. Ibyo ngibyo ndizera ko bizagufasha kubasha gukora ibintu neza mu buzima bwawe busanzwe. Ikintu cya nyuma rero, nubwo atari byo byagufasha, ibyo ngibyo ni iby'ingenzi nabwitiyemo byagufasha kubasha kwiga neza kandi bikagufasha gufata vuba. Ikindi kintu cya nyuma ni uko utiga ikintu kimwe. Kwiga ikintu kimwe ukagihoramo buri munsi birakubloka. Mu gihe uri kwiga jya uhindura subject. Niba ari ikintu uri kwiga uyu munsi, ejo uhindure wiga ikindi, icyo kintu uzakigarukamo ejo bundi wabanje kuprocessinga bya bindi washyize mu mutwe mbere. Bya bindi washyize mu mutwe mbere wanze ubinyuzemo nyine ubwenge ubyumve neza, noneho uzagaruke gukomereza ku yindi subject itandukanye na yindi ya mbere. Icyo ni ikindi kintu kizagufasha cyane. Jya ubasha guhuza ibintu, ariko nanone ntiwige ibintu bimwe gusa, jya uhindura ibyo uri kwiga. Ubwo ntunyuremo wake muri bya bindi nakubwiye, jya ubasha kwiga ushyiraho amasesheni yo kwiga. Uvuga uti uyu munsi ndiga, ejo nzige, ukore siporo, uruhuke, uryame agahe gato uruhuke,
wige amasubject atandukanye, ntiwige ikintu kimwe. Ni ibintu byinshi, niba ushaka kubisubiramo neza wasubiza inyuma video ukabasha kureba byose. Gusa nyine ni ibintu bizagufasha cyane mu kwiga. Niba kwiga bikugora, ndizera ko ibyo ngibyo bizagufasha. Niba wari usanzwe ubikora, gerageza none utangire utekereze, urebe uburyo wiga, banza urebe, usubize inyuma wirebe wowe kuri wowe, urebe uburyo wiga, urebe icyo ukeneye, urebe ibyo ukora neza, urebe n'ibyo ukora nabi. Buri umuntu niwe uba wiyizi cyane kurusha abandi bantu bose banamuvuga. Umuntu ashobora kugira inama, niyi inama ndi kukugira uburyo ushobora kubigenza, ariko wowe ubwawe uriyizi, wiyizi uko uteye, wiyizi ibyo ushoboye, wiyizi ibyo udashoboye. So ni wowe rero wifitiye umwanzuro wo kuvuga ngo niba ngibi bidakora kuri njyewe, hari ikindi kintu nashaka nyine gishobora kumfasha. Ushobora kwigana na bagenzi bawe, ushobora kuba kwiga wenyine bitakorohera, ukaba wakigana na bagenzi bawe. Icyo ni kimwe mu bintu bizagufasha. Ushobora kuba woroherwa yenda no gusoma cyane, jya ujya ahantu hawe nyine usome cyane. Bimwe mu byo nakubwiye, buri wese azi ikintu gishobora kumufasha gufata ibintu, kuko ntago amasomo yo mu ishuri ashobora kukunanira, ariko hari ibindi bintu uba ushobora gufata mu mutwe nawe. So jya ureba kuri bya bindi ubasha gufata mu mutwe, ese ni iki kimfasha kubifata mu mutwe. Ibindi bintu nzinabyize nti ubwo buryo ubuzane mu kwiga. Nibanze ku banyeshuri muri iyi video, ariko nawe no mu bindi bintu ugenda ugiramo mu buzima bwawe, nti ku kazi ushobora kuba ushaka kwiga ikintu gishya bikakugora. So jya uhera kuri bya bindi usanzwe uzi, ubihuze, uhere kuri bya bindi uhanze, wige iby'ingenzi cyane, umenye ngo ni iki cyamfasha kubyumva neza. Ubaze ibibazo, kubaza ibibazo ni ikintu cy'ingenzi. Ndagushimiye ko wakurikiye video, kora subscribe ntuzacikwe na video z'ubutaha, unasharinga inshuti zawe nazo zibone. Ndizera ko uyu nguyu ni ubutumwa bukenewe n'abantu benshi. Turi guhindura ubuzima bw'abantu, ntabwo ari ugukora video gusa. Ndagushimiye, kora subscribe, ukore share, ukore like niba wayikunze, umpe igitekerezo cyawe.